reka nkunjize mu kibuga cy'imirwano hagati ya FDLR Wazalendo ndetse barimo kugenda barwanamo na M23 aho umugabo arimo kurasa undi nduru zikavuga aho ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera. M23 yagiye ivuga ko izagenda ibatoragura none koko niko birimo kugenda bigenda. Iyo foto nagiye nkushyiriraho rero ni y'umwe mu nsoresore za FDLR cyangwa se Wazalendo wamajije kugenda mu by'ukuri yisanga ari mu maboko ya M23. Abantu benshi nyamara bagiye banavuga bati aba basore nta gisirikare bafite habe namba, atahubwo aba bantu mu by'ukuri baba binywereye ku kiyobyabwenge cya kokayine, bakinywera ikimogi, barangiza ubundi bakaza ku kibuga cy'imirwano, bakaza ku kibuga cy'umuriro, ariko nyamara nta na training bafite. Ibingibi rero ongera ngo byagiye bigaragara, byagiye byongera kugaragara ubwo yisanze ari mu maboko ya M23 aho yaje kuba amanika amaboko ati ngaho rero ngaho uru nirwo nari ntegereje, ati nahanganye namwe kenshi narabagoye nagize nte, atari ko noneho dore ubunda yamanitse ngane mwicire n'ubundi nta kindi nari nta kindi nari nsigaje ni mwicire. Ngira ngahangaha rero bagiye bavuga bati aba bantu babarwana nta gisirikare bafite, baba binywereye ku kiyobyabwenge cyarangiza kikabongoza bakaza mu rugamba rw'umuriro. Rero mwabantu mwe ngira ngo ubundi intambara irwanwa n'umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo ni urwana intambara. Iyo rero wumva utari tayari iyi ntambara urayireka ukayiharira abakwiriye kuyirwana bakayirwana, ukayiharira babandi nyine bazobereye intambara akaba ari bo bayirwana. None rero wowe niba urimo kumva ko uri buze ukinywera ikiyobyabwenge, abayobozi nka Kisekedi bakagushuka ukisanga uri mu maboko atarayawe, buriya kugera imbere ya M23 buriya mvuga nti amaboko atarayawe. Ariko ngira ngo iyo foto mwayibonye twagiye tuyibashyiriraho kenshi. Rero reka twigarukire n'ubundi ni muri cya kibuga cy'imirwano. Ngira ngo M23 irimo iragenda ifata ibice bitandukanye za Uvira, irimo iragenda ihataka, hari n'ahandi ngo bita Katogota naho rwose ubona ko iki kibuga cy'imirwano cyakomeje kugenda kinyerera cyane. Ahangaha rero uyu musore yisanze ari mu maboko ya M23 mu kumanika amaboko ati ngaha rero ni mu nyice dore igihe nahereye, ti dore igihe narwaniye, ti narabananije, ati ngaha ni mu nyice. Hanyuma rero iki ngiki nicyo tuzatubabwira tuti buriya igisirikare cy'umwuga ni igisirikare koko cy'umwuga. Ahangaha rero M23 iyo ibishaka uyu muntu yakaba yagira gute, bakabaye bahita bavuga bati uyu muntu n'umwe mu batuzengereje, timureke rwose tubanze tumushyiremo urusasu rw'urufayo, tubanze mbese tumutikiza abanza byumve, ati cyangwa se nanone ntimuhite mumurasa, mubanze mumukarange mumukuremo ijisho, mumubaze aho abandi bari, mumukuremo inzara, mumubaze aho bagenzi be bandi bari, mbese mumubaze ni igiki cyamuteye kujya kwigomeka kuri leta, ni igiki cyamuteye kwishora mu ntambara. Ibyo ngibyo byose bari babifitiye uburenganzira, bari bafite uburenganzira bwo kumubabaza ku buryo yibagirwa itariki ye y'amavuko, bari bakwiriye kumubabaza ku buryo yibagirwa ababyeyi bamwibarutse. Ariko mu by'ukuri M23 iravuga iti nyamuneka nabone ibisigisigi by'ibisazi bikimurimo, murabona ko mu by'ukuri ni cya kokayine kimwuzuye, murabona ko ari ikimogi rwose cyinshi, murabona yanyweza dunda ubwonko na za siriduwire, nimumureke ntihagire icyo mumutwara. So rero ngira ngo ibingibi M23 igifata abantu nk'aba ngaba
yarangiza ikabafata n'ubundi ikabahereza igihugu cy'u Rwanda ikababwira ati dore ikindi gisambo dufashe. Bamara kubifata bakoherereza igihugu cy'u Rwanda ati mugende mwigishe mu training mubahereze ibyo mugomba kubaha. Ibi ngibi rero ngira ngo babishingireho kubera ko hari benshi bagiye bafatwa. Ugiye kureba abantu nk'abagakwerere ukareba n'abandi bari bamaze iminsi biripotinga bavuga bati rwose biratunaniye, dore igihe twahereye, dore igihe twarwaniye, nta kintu twigeze tugeraho sibye umuvumo, nta kintu twigeze tugeraho sibye kwiyongera muri za kajoreti, ugasanga turagendera mu tugare, ugasanga turimo turaba mbese turaba ba mashinari tugahagarara mbese tukamera nka bya skeletoni, turi bigufwa byigendera, ariko wajya kureba ugasanga inyama, amaraso n'umubiri byo ntabyo. Ngira ngo rero bagiye biripotinga, abangaba rero bagiye biripotinga, usanga n'ubundi ko bagiye bajyanwa za Mutobo bakagenda bakaganirizwa, bagiye bamwe bavuga buryo kibinjiye, abandi bavuga buryo kibyagenze, hari abashimuswe, hari abajyanwe ku gahato. Ngira ngo rero ibi ngibi byose byagiye byumvikana, ariko mu ijambo rimwe n'ubundi ibi bikorwa M23 ibikora ntago ari ibikorwa by'inabi. M23 yagiye kumbwa bati oya titwe ntago twica abantu my brother, ntago twica abantu petit ntago twica abantu, turabafata tukabanza tukabereka ibikorwa byabo bitari byiza, tukakuganiriza, tukakuvana ibuzimu tukagushyira ibuntu. Hanyuma ibi ngibi byose rero twamara kubikubwira bikarangira tukwerekeje aho ugomba kugenda ukajya kwiga. Mwibuke neza ari Mutobo bagiye bagenda n'amamodoka, baragenda bagacumbikirwa, baragaburirwa. Abenshi rero bari barimo kugenda bavuga ati nibe nabagize amahirwe akubitanye n'Imana y'u Rwanda, atungu habe no kuzongera kwisanga muri iriya miriro. Ariko mwabantu mwe rero ngira ngo wenda nuko batagira amahirwe ngo hafi ya bose bihure na M23. Nyamara M23 tugiye kuvuga ko ari umubyeyi, nyamara ntago twaba tubeshye, kuko urimo urayihura nabo wari ufite ubwoba n'impungenge n'iki rwose ugahita ukira. Urimo urahura na M23 wari uzi ko ugiye gupfa, ahubwo ugasanga niho hari ubuzima. Ibaza umuntu kwingingira kubaho mu gihe wowe wari warihebye, wumva ko kubaho atari ibintu byawe, wimere nk'uzapfa ejo, ariko umuntu nyamara akaguhumuriza ati humura hano ntago twica, humura rwose wageze iwabo w'ubuzima. Ubundi M23 ni iwabo w'ubuzima. Ahangaha rero uyu musore ngira ngo akagafoto kakomeje kugenda gacaracara ati murebe noneho baba mwatabi noneho bisanze bari mu kibuga cya M23 ati nimunyiyicire rwose, ati nubone nge kubaho ndabirambiwe, nabikowa nange nabikowa. Yego rero M23 ntago ari muri gahunda yo kwica abaturage cyangwa se iri muri gahunda yo kugira ngo yihimure kuri FDLR na Wazalendo. Ntago ariyo gahunda M23 irimo. M23 iri muri gahunda yo kugira ngo ifate, irwanye ibyihebe za karashika zibirukankana umunsi ku munsi, zidashaka ko babaho, mbese barwanya babandi nyine bashaka kubumvisha ko aho baratari iwabo, igihugu barimo atari icyaba, atari gakondo ya abo nibo barimo kurwana nabo. Rero bakabaye babafata namwe bakabababaza, ariko mu by'ukuri bo baratekereza bakavuga bati aba bantu bashobora kuba barimo kubikora nta rundi rwango, bashobora kuba babikora ari ukubera ideology, ari ukubera imyumvire babateretsemo,
ari ukubera ubukene, ari ukubera ubujiji, ibi ngibi byose bigatuma babikora, ariko nta rundi rwango bafite. Bakavuga bati rero reka tubahe amahirwe ya nyuma, abo dufashe bari bazi ko tugiye kubica, tubereke ko nta kibazo kuba baduhemukira, twe ntacyo bidutwaye, ahubwo tubafate tubasubize ubuzima, tubajyane, tubahe amahugurwa, abo tubona bashoboye tubigishe, tubereke uburyo ki bagomba kubaho ariko batabicishije mu bikorwa bibi. Ngira ngo rero turimo gusoza n'ikiganiro cyacu, dore ko tutajya tunabarambira. M23 ni muri urwo rugamba ikomeje kugenda noneho yifatira abakongomani mwenyewe, ikagenda ibahereza indi myitozo ya danje, ikagenda ivuga ati abangaba n'ubundi nibo bazajya bakomeza kugenda badufasha mu gihe uyu mwanzi duhanganye nawe ubwo ni FDLR ni Wazalendo, mu gihe batamanitse intwaro cyangwa se ngo bagenze gakeya, mbese bace bugufi, twumvikane, tubane tudatonekana. Ati rero mu gihe ibingibi byose mutabyemera, tayari twebwe turafata ibindi bice bigiye bitandukanye kandi kwa dukura bizagenda bibagora. Reka tubabwire ngo Imana ikomeze kugenda iba umugisha, mwebwe mukomeza kugenda mudukurikira ku mbuga zose ziduhuza, mukomeza kugenda mukora subscribe. Reka tubabwire ngo Imana ikomeze kugenda ibishimira, ibaha umugisha, murame. Ibiganiro byacu nakagaruka.